imyaka ibaye 23 abanyarwanda bararwa ntambi, abanyarwanda badafite imibereho myiza ndetse batabona heza hazaza imbere yabo. Barabuzwa uburyo, barakubitwa, bagafungwa, bakakutwabo ndetse bakanicwa. Ibyo byose bakabikorerwa n'ubutegetsi bwa FPR na Perezida Kagame ushinzwe ubundi kubarengera kandi bukaharanira imibereho myiza yabo. Ingero twatanga ni nk'uburyo abanyarwanda bagenda babuzwa kuba bakwihingira ibyo bashoboye guhinga ngo babone uko babaho. Ibyo bikaba byarakuruye inzara mu Rwanda, inzara leta y'u Rwanda ihakana, kandi abanyarwanda benshi barenga 150 bamaze gusuhuka kandi bakomeza guhunga igihugu bitewe n'icyo kibazo. Urundi rugero ni uburyo abanyarwanda bagenda bakwa amasambu yabo, bakimurwa hato na hatoya, amasambu yabo agafatwa n'abategetsi bakwipizaho ibikingi bakanubakamo ibya mirenge mu mitungo y'igihugu yagombye guteza imbere abanyarwanda. Urundi rugero twatanga ni nk'uburyo mu minsi ishize mu gihe leta y'u Rwanda yateguraga amatora, ingirwamatora yo kongera mu butegetsi Perezida Kagame yahamagariye abanyarwanda ibashyiraho ingufu zo gutanga imisanzu ngo yo gushyigikira umukandida wayo ariwe Perezida Kagame. Ikizwi nuko muri gutanga iyo misanzu, urugero ari uburyo abacuruzi n'abikora ku giti cyabo batswe amafaranga mu ijoro rimwe gusa, FPR igakusanya amafaranga asaga miliyari 3 z'amanyarwanda afatwa ku ngufu yatswe abanyarwanda. Ibyo bintu rero biragaragaza ko abanyarwanda bakwiye guhaguruka bagahitamo guharanira kwihitiramo abayobozi babarengera, kwihitiramo heza hazaza, kwihitiramo ubuzima bwiza ku bana babo no ku miryango yabo, kandi no kwisubiza agaciro bambuwe n'ubutegetsi. Igihe kirageze rero, munyarwanda uri hose uhitemo, wongere uhitemo kwiha agaciro, wongere uhitemo kugira ubuzima bwiza kandi wisanzure mu gihugu cyawe.